reka nongere mbasuhuze ari nako mbaha ikaze inshuti zacu mwe mukomeza kugenda mubana natwe hano ku Icyizere Family TV. Reka mbabwire ngo ibyo mukora byose muhahe muronke kandi Uwiteka Imana akomeze kubamera umugisha utagabanyije. Inshuti zacu biroroshye cyane gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu hano ku Icyizere Family TV, ni ukureba aho munsi ya video ugakora subscribe ugakora no kunzogera, ibiganiro byacu bikajya bikugeraho 5 kuri 5. Inshuti zacu uyu munsi rero ibiganiro mbazaniye tugiye kurebera hamwe ibiranga umugabo mwiza. Ibyo biganiro tugiye kubikora twifashishije Bibiliya, ijambo ry'Imana, turebe ibiranga umugabo mwiza, umugabo Imana yishimira. Inshuti zacu rero reka dukomeze n'ingingo ya mbere. Dukomeza n'ingingo ya mbere. Ingingo ya mbere tuhasanga umugabo wubaha Imana. Umugabo wubaha Imana, uwo niwe mugabo ukenewe n'umugore we, uwo niwe mugabo ukenewe n'inshuti zose bagendanye. Ibyo tubisanga muri Zaburi igice cya 111 umurongo wa 10. Niho dusanga ibiranga umugabo mwiza wubaha Imana. Dukomeze no ku ngingo ya kabiri. Ingingo ya kabiri tuhasanga umugabo mwiza, umugabo ukundwa akaza umugore we, akamwishimira kandi akamukorera ibijyanye n'ingeso nziza. Ibyo ngibyo rero wasoma mu Migani igice cya 5 umurongo wa 18, urahasanga ibiranga umugabo mwiza Imana yishimira. Dukomeze ku ngingo ya gatatu. Ingingo ya gatatu iratubwira ngo iki? Itubwira ko icya gatatu tuhasanga umugabo mwiza nahindurwa n'ibihe uko bihindagurika, uko byagenda kose. Wenda icyo yapanze mu gitondo saba aricyo ari bukore saa sita, mbega muri makeya ugasanga icyo avuze wenda muri aya masaha si cyari buze gusubiramo, akicara ahindagurika, ukibaza ahantu yaba aherereye nawe bikaba byagucanga. Iyo ni ingingo ya gatatu tuvuyeho. Reka dukomeze ku ngingo ya 4. Umugabo mwiza ku ngingo ya 4. Umugabo mwiza nasharirira umugore we cyangwa abandi babana mu muryango. Ibyo tubisanga mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo ni wa 19. Umugabo mwiza nasharirira umugore we, nasharirira umuryango, inshuti babana nago azisharirira. Iyo ni ingingo ya 4 tuvuyeho. Reka dukomeze no ku ngingo ya 5. Ingingo ya 5 iratubwira ngo umugabo mwiza amara umubabaro umugore we. Umugabo mwiza amara umubabaro umugore we. Umugabo mwiza umugore we yaba yababaye akamuhumuriza, akamuba hafi, ibintu bikagenda neza cyane. Ibyo nabyo tubisanga muri Samweli igice cya 25 umurongo wa 12. Ayo masomo ni kubabwira mujye muyasoma inshuti zacu, azajya bafasha mu buzima mugenda munyuramo bwa buri munsi. Nanjye mba nayasomye kugira ngo mbibagezeho twifashishije Bibiliya, ijambo ry'Imana. Dukomeze ku ngingo ya 6. Ingingo ya 6 iratubwira ngo umugabo mwiza yishimira urukundo rw'umugore we. Umugabo mwiza yishimira urukundo rw'umugore we. Ibyo nabyo tubisanga mu Migani igice cya 5 umurongo wa 19. Reka dukomeze ku ngingo ya 7. Ingingo ya 7. Ingingo ya 7 tuhasanga umugabo mwiza yirinda ubusambo. Umugabo mwiza yirinda ubusambo, yirinda umururumba kandi akita ku muryango we. Iyo ni ingingo ya 7 tuvuyeho. Reka dukomeze no ku ngingo ya 8. Ku ngingo ya 8 haratubwira ngo umugabo mwiza naca inyuma umugore we, naca inyuma uwo bashakanye. Uwo ni umugabo mwiza wirinda ingeso nk'izo ngizo. Dukomeze ku ngingo ya 9. Ingingo ya 9 iratubwira ngo umugabo mwiza yita ku
ku burere bw'abana be. Umugabo mwiza yita ku burere bw'abana be, agahora abashakira ibyabahesha amahoro, agahora abashakira ibyabateza imbere. Ngibyo ibiranga umugabo mwiza. Dukomeze ku ngingo ya 10. Ingingo ya 10 iratubwira ngo umugabo mwiza agira umwete ku murimo ari gukora uwo ari wo wose, nta kwinyaga, nta kuwukora biguruneke. Ibyo tubisanga mu Mubwiriza igice cya 9 umurongo ni uwa 10. Ayo masomo aba ari mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya yera. Dukomeze ku ngingo ya 11. Ingingo ya 11 iratubwira ngo umugabo mwiza nucunga umutungo w'urugo rwe. Umugabo mwiza agahora ashaka ibiteza imbere umuryango, ndetse ibyo afite byose akabibyaza inyungu. Tuvuye ku ngingo ya 11, reka dukomeze ku ngingo ya 12. Ingingo ya 12 iratubwira ngo umugabo mwiza, ku ngingo ya 12, umugabo mwiza arababarira kandi akihangana. Umugabo mwiza arababarira kandi akihangana. Niba utababarira nshuti yanjye, ubwo urumva aha waba uherereye. Niba utihangana, urumva ahantu waba uherereye. Byose bisaba kwihangana. Ibyo tubisanga mu Banyefeso igice cya 4 umurongo wa 32. Biranga umugabo mwiza. Umugabo mwiza ni uwihangana kandi akanababarira. Iyo ni ku ngingo ya 12 tuvuye. Reka dukomeze ku ngingo ya 13. Ku ngingo rero ya 13 dukomeza ibiranga umugabo mwiza. Umugabo mwiza arangwa no kwihanganira n'abandi, kwihanganira iby'abandi bibi bamukorera, akabana n'abandi neza mu mahoro. Aho ni ku ngingo ya 13 tuvuye. Reka dukomeze ku ngingo ya 14. Iyi ngingo ya 14 tugezeho irangwa umugabo mwiza ntarangwa no kuriganya umugore we. Umugabo mwiza ntago ariganya umugore we cyangwa ngo amubeshyabeshye ibingibi. Ibyo tubisanga muri Maraki igice cya 2 umurongo wa 14. Tukabisanga no mu Migani igice cya 5 umurongo wa 18. Ayo masomo niho tuyasanga. Dukomeze ku ngingo ya 15. Umugabo mwiza naba ngayo nguko. Umugabo mwiza ntago ari wa wundi bize ngarame. Bize ngarame, ibisi bindeba, ibise birandeba ariko nta kintu nabikoraho. Wagize ngo se ubwo urumva uwo mugabo yaba ari bize ngarame. Iyo ni ku ngingo ya 15 twari tuvuyeho. Reka dukomeze ku ngingo ya 16. Ingingo ya 16 iratubwira ngo umugabo mwiza ntaba sendabizi. Saba sendabizi, uwo ni we mugabo mwiza. Amubwira ikintu, iki ndakizi njyewe, iki ndakizi, iki ugasanga ibintu byose arabizi. Se koko ibyo bintu byose koko ababizi cyangwa ntago ababizi? Kimwe nuko yaba abizi cyangwa ntabe abizi, nabyo birashoboka. Nshuti zacu rero, ngizo ingingo ziranga umugabo mwiza. Niwisanga muri izi ngingo uzamenye ko waba uri umugabo mwiza uko byagenda kose. Ariko nusanga muri izi ngingo 16 mbagejejeho na nkeya zikuranga, cyangwa se ukaba ugiye ufitemo nkeya, gerageza niba wari ufitemo nkeya zose ugerageze uzubahirize. Amafuti ngo y'umugabo sibwo buryo bwe, niko bimeze. Uwo ni umugani w'Abanyarwanda ngo amafuti y'umugabo sibwo buryo bwe. Sibwo buryo bwe kubera ko igikwiriye ni uko agomba gukora neza, kumvikana, bijyanye no gukundana. Urukundo rufite intego kandi urukundo rufite agaciro. Ngibyo ibiranga umugabo mwiza. Nshuti zacu, ndabashimiye uburyo mwabanye nanjye. Tuzakomezanye mu bindi biganiro ngenda mbategurira bya buri munsi.